umuntu utari bwizere ko mbabarire kuko nkagarutseho agira ngo n'abakunzi wenda badukurikira bacu baze kugasobanukirwa ko bakubajije ari benshi muri press conference na yago mugari mukanumva yakakubajije umuntu utari bwizere ko ibintu bishoboka ku Bunyarwanda umuhanzi nyarwanda ubu ngo bashobora kuba yasinyira contract ya miliyari araba ari umuntu ugira kwizera guke nawe ubwe ntiyizera kubera ko niba sinjya yongeye kubivuga bituma nisubiramo nijya mu mateka yanjye kandi ari bibi cyane none nyishyurira abantu cyangwa se abakunzi babajya bavuga ngo turashaka kuzabona video y'ubukwe bwa Melody shako ubukwe babe babwihoreye ntago haragera ariko buzaba cya kabiri nsuza abantu bose bakurikiye Iris TV reka nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi ni Jado Tuyishime mu bana nk'ibisanzwe uyu munsi tukaba twakiriye Melody kuri Iris TV ku nshuro ya mbere n'umunsi udasanzwe n'itariki idasanzwe kuri Melody wambaye neza cyane bro wagira ngo wakoze mariage ni igikwi ni Maria na food band tuyarana abantu bavuga ngo Melody none ngagiye kwamamaza ibiryo ngo wow ubone ngo bamamaza ng'amabyeri ngo bakamaza iki ariko nta ibiryo birambereye urabona se nasa n'abantu barasa nk'ibiryo Melody nago umunsi turi butinde n'ubwo ari n'ubwa mbere tuganiriye kuri Iris TV ariko mfite utuntu duto tubazo nka dutatu tw'amatsiko twonyine nshaka kugira ngo abakunzi ba Iris TV mbanze mbabarize kugeza uyu munsi Melody wigize utekereza ko watunga miliyari y'amanyarwanda mu myaka yo hambere igihe wari umuhasoringa ukora cyane n'imbaraga nyinshi narabitekereje nta nubwo nigeze ntekereza imwe nihaye tageti mu mwaka wa 2018 ko muri 2025 byibura nzaba mfite miliyoni y'amadolari wow ubu turi muri 2021 arabura imyaka 4 ndabura imyaka 4 bivuze ko bishoboka ko icyizere kiracyahari kabisa kandi ntikizaraza amasinde ndaza ko bazibazo bitacinga Melody donc ini step nziza ndetse ni navuga ko ari nk'agahigo uciye niwe munyarwanda umuhanzi w'umunyarwanda ukoze bino bintu mu by'ukuri ndananezere ku mutima wanjye ariko ndagira ngo nkubaze akagahigo iyi step ya mbere ninde wumva wayitura mu bantu b'umuryango wawe mu nshuti zawe iyo bigiye mu muryango wanjye rero hari umuntu umwe ubwo uhita uzi imbere y'abandi ni urukundo niwe nayitura ariko na famille muri rusange abana banjye abafamiliye abo tuvukana famille yose ahivi kagera ndetse na management yanjye ari nayo yakoze ibi byose team yose bakoze akazi kenshi kugira ngo bibe biri kuba nona alright kare nigize kubaza ngo ese ndagira ngo ugikonfirme kino kintu ino company mugiye gukorana Melody wowe uyizi gute uyiziho iki uyizeye gute ko ibintu bizagenda neza ko izaguma hafi yawe ko ndetse byanarangira bigakomeza ntabwo ndi bujye muri byinshi ariko kubera ko menyereye guhura n'abakiriya hari umukiriya muhura nyine ukabibona ko afatika kandi na gahunda mugiranye ya mbere ya kabiri ya gatatu biroroshye kubona ko umuntu akomeje cyangwa kina mu nshuro ebyiri muhuye zonyine aka kanya navuga ntashidikanya ko ubu ngubu uri yafu inspirator cyangwa se ushobora kwinspira urubyiruko bitewe naho wavuye uburyo watangiye ukagumya ugafightinga mu by'ukuri aka kanya nka kosi 5 ushobora gutanga cyangwa se ibintu nka 5 ushobora guhereza urubyiruko abanyarwanda benshi bakunde cyane donc bari mu nzira yo guharana no kugira ngo bagere ku bintu uyu munsi yari intambwe bateye ikomeye ni ikintu kimwe cyonyine ntago ari ugukora icyo ushaka no gukora icyo ushoboye noneho ukagikora uko ushoboye kose n'umutima wawe wose aka kanya uravuga n'icyo wabwira itangazamakuru nabonye itangazamakuru ntangi bwanyibona message ko Melody agiye gukora press conference ku kintu runaka sinigize nekereza kabiri bitewe n'ubushobozi nkuzimo cyangwa se ikintu nabwira itangazamakuru baransapotinze guhera mu 2012 umwaka utahanze abanujuje imyaka 10 ya kariyeri kumenyekana gukora nibi byose nibo babigiramo uruhare
ndabashimira by'umwihariko nk'abantu batajya bamba kure nk'ubu nkabaha ubutumire mukitabira ibyo binyura umutima wanjye byibura ko ntabanye nabi n'itangazamakuru ndabashimira ko barambaye hafi bose kuva kuwumva ari we wa mbere kugera ku watangiye nimugoroba muri abantu b'agaciro muri uyu muziki nyarwanda. Melody, kimwe mu bintu watekereje ukimara gukora ino contract cyangwa ubona ko ishoboka, kimwe mu bintu watekereje gikomeye wumva uzakora cy'igikorwa abanyarwanda bende bashobora kuzabona cyangwa se banabone wumva kizava muri ino apana wenda apati y'umuziki uko wumvikana umuziki ugiye gukora ibikorwa by'ibibe byinshi bibe na byiza, ariko ikindi kintu wumva kizava mu cy'amateka ntabwo nakivuga kubera ko kirahari ukibivuga nyine umutima uhise ukigwaho. Ntabwo nakivuga kirahari. Hari ibintu nzakora, hari ikintu nzakora cy'ibanze ariko wenda muzakibona cyangwa mucyumve mu bihuha nzagikora, ariko ubundi bindi ni umuziki. Ni ukuvuga ngo kuko umuziki ari umpa amafaranga ayo mbonye nyasubizamo uko mbishoboye. Umuntu utari bwizere ko mbabarire kuko nkagarutseho ndagira n'abakunzi wenda badukurikira bacu baze kugasobanukirwa ko bakubaye bikubajije ari benshi muri press conference na yago muganye mukaza yakakubajije umuntu utari bwizere ko ibintu bishoboka ku Munyarwanda umuhanzi nyarwanda ubu ngo bashobora kuba yasinyira contract ya miliyari. Araba ari umuntu ugira kwizera guke nawe ubwe ntiyizera kubera ko niba sinjya yongeye kubivuga bituma nisubiramo nijya mu mateka yanjye kandi ari bibi cyane, ariko niba ndi umwana ibintu bitagenze neza cyane mu mikurire ye none nkaba nshobora gusinya deal ya miliyari ukaba utari kwizera ko nayisinye ubundi ubwo zejo ninsinya nk'icumi z'amadolari uzabyemera, bivuze ngo uwo muntu ubanza n'Imana yaba atayizeye aze kwisubiraho yongere yumve neza. Nta mwanya mfite wo kubabeshya kubera ko ngira byinshi byo gukora, nta munsi n'umwe bigeze mfata umwanya wo kuza kubeshya abantu, ariko judgment biremewe ku bantu batabyumva neza arajija bitewe n'uko abyumva gusa araba yibeshye nta kindi ko sinabifata ngo mbimwumvije mbimuterema byumve, ariko njye wakazi kanjye nkarimo kandi amakashi yanjye ngomba kuyabona setu kuri konte ari cyakoze mu by'ukuri ngewe nanone nanashimiye management ufite ubu ngubu bitewe nuko nta yindi management igizikora bino bintu na mateka nayo irabikoze. Niriye jambo wabwira manager li twirukankana imihanda myinshi dupanga ibintu byinshi ngewe nawe buriya wenda ibi nibyo yabibashije kugaragara, ariko nta nubwo ari cyo kintu gikomeye akoze. Bon nicyo gikomeye mu byinjiza amafaranga, ariko hari ibindi bigoye kukirusha twarwanye nabyo kandi tubigeraho. Rero ndamushimira cyane nanamusaba gukomerezaho nacika intege, ibyiza biri imbere. Okay, turaza gusoreza n'ikiganiro gito tugira ngo tugiraneho muri kano kanya ngira twagira twumve just uburyo kiwakiri igikorwa n'uburyo aka kanya mbese amagambo watanga ku Banyarwanda, ariko reka tubanze tukavugeho nicyo wabwira Abanyarwanda abafana muri rusange. Ndishimye kuba ibintu biciyemo ni intambwe nini ku muziki nyarwanda by'umwihariko ku muziki wanjye n'umuryango wanjye. Igitariki ni itariki idasanzwe, ubuzima bwanjye burahindutse yanditse ahantu uyu munsi burahindutse serious ntabwo meze nkanjye mu masaha yashize. Ngiye gutangira akazi kanjye kamemba amafaranga meza, byanze bikunze n'akazi kanjye karahindutse kuko kiyongeremo inshingano nyinshi, igishoro inshingano zo sinzi barakoze bari izanjye ku muntu utari kwenda kubasha kubyumva neza, hiyongeremo amafaranga. Ibyo nakoreraga aha nzajya mbikorera aha gutya natera courage urubyiruko rwo kwizera mu ibintu bakora, ibintu ukora wumva ubizi neza, byizere byagukiza, bikore neza ubikunze abyizere byamukiza, nurangiza ubyizere cya kabiri ubiha agaciro bikwiriye. Aka kanya wa definisa gute umuziki nyarwanda? Urimo kuzamuka neza, uri kugera ku rwego rwiza. Mu myaka mikeya tuzaba dufite abahanzi bari international, bari international kabisa. Noneho nyishyurira abantu cyangwa se abakunzi babajya bavuga ngo turashaka kuzabona video y'ubukwe bwa Melody, shaka ubukwe babe babwihoreye ntago haragera, ariko buzaba cya kabiri n'umuntu tuzabukorana arahari. Icyo cy'ingenzi ibyo rero bindi
nabyo bazabibona bizabaho kuko ntago sindi umuntu utabikora. Okay, reka udusoreze utubwira ku bitaramo rero nigize mbona akantu gato kuri social media yego aka kazi kari katumye bitagaragara neza ariko ubwo aka kazi karangiye tugiye kubyaranja tubikoreho amakuru yose turaza kuyatanga. Turimo kuvugana n'abantu muri Amerika, tuvugana n'abantu muri Europe, tuvugana n'abantu muri Canada, tuvugana n'abantu abi Dubai, hari twarabyanditse ko biri confirmed. Kenya, Congo byose tubirimo muraza kubibona mu minsi mike. Man, sinzi ko nabivuga ngiye mbonye umuhanzi wo mu Rwanda ari kuzamuka muri urwo rwego mu by'ukuri bitaramo i Burayi muri Amerika n'iki ni ibintu bishimishije cyane yaba ku muziki nyarwanda yaba ku banyarwanda muri rusange. Ariko i Burundi ukuntu bitagenze neza, Burundi ntago byagenze neza, sinaga ari impamvu zanturutseho, si impamvu zaturutse kuba twari turi gutegurana igitaramo, ariko Imana izi impamvu kandi bizakunda mu gihe kiri imbere. Ntago bihora ari bibi, hari igihe bigera bikaryoha, hari igihe Imana idushyiriramo imiyaga ihohamo. Mbwiza ukuri ucyumva cyaje bavuze ngo nawe uzakubitira umuziki Burundi ku mutima wawe. Numvise nyine ntiye nahombye amafaranga n'abantu, ariko bibaho muri business nyine ntago bihora biryoshye. Arabyumvise numva ko nyine igitaramo gishobora kuba gihagaze bukeye baranabivuga. Noneho ni kenshi njya mbona abantu kuri social media cyane cyane abantu mu Burundi mbona bagukunda cyane, ndetse ubu nabana bisaba no kuri Facebook n'icyo gitaramo gisubikwa nabonye comments nyinshi cyane. Ubundi urebye sibye mu Rwanda nk'abanyarwanda by'ukuri bagushyigikira nk'umuhungu wacu, ibindi bihugu ubona muri Afrika cyangwa se mu karere ubona ufitemo abafana benshi ni bihe? Ni Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, nka East Africa no muri Congo. No muri Congo, ariko ubwo muri Congo harimo abantu benshi bakora imiziki ariko abarundi imbere cyane ijuru nyuma y'u Rwanda ubwo batuye bamwe. Yes, reka rero two gufata igihe kinini cyane ko twari tunagufatiranye, ni byinshi ubu ukwiye gukora, ariko Iris TV turi gutangira, tumaze igihe gito turi gukora melody ari byo byinshi nkigiraho bitewe naho wavuye naho uri kwerekeza naho ugeze ubu ngubu. Aka kanya nyine impanuro zawe nanjye ndi gutangira ndi kwerekeza kure, zashingire ku ki? Nta mpanuro nimwe iruta ko niba ubona ko kubishoboye bikorana umutima wawe wose, nta hantu hamwe utazagera. Impanuro zawe nizo nizo noneho unabireme muri Mungu uri inyuma ya kamera abikunde abikore. Ubundi iyo uri gukora ikintu ushaka gutera imbere ugikora amasaha menshi, ugiha umwanya munini kuruta ibindi byose ujyamo. Yes, n'ikiha umwanya cyose kwagaze. Rero umuntu wese nzi ibyo wakoze akazi ke akagakora akagatindaho kabyaye inyungu kandi igaragara ifatika. Nuvuga ngo ni hard working, persistence cyangwa se consistency. Ubwo wenda ikindi barana twabivuga no kuba warabyizeho neza ko ari byo ushoboye. Ari igihe umuntu akoresha imbaraga nyinshi ariko ari gukora ibintu atazi. Reka dushimire rero Melody twaganiriye, ndetse dushimire n'abakunzi ba Iris TV mukomeza mudukurikira mu biganiro bitandukanye. Melody turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Asante.